agasenya ibyo bamukoreye byose. Nonaha kira kubohoka kw'Imana. Ongera birinduke mu butwari nahawe n'Imana. Kuva uyu munsi amaguru yawe ndayategetse abe mazima. Igihe wagendeye ubabara uribwa, nonaha mu butwari nahawe n'Iyera ndagutegetse ukire burundu. Imbaraga z'Imana zikubeho. Uku kwezi ntuzongere kugendera kuri iki cyuma. Imbaraga z'Imana ndazihamagara. Shama Shama dushingiye aho wadukuye tukuramburiye amaboko. Nta wundi wari kuturengera iyo utabigira mu ruhare. Nta wundi wari kudutabara iyo udahagarara mu ruhande rwacu. Ubwo ababisha bari baduhagurukiye nta gaciro twari dufite. Niyo mpamvu tukuramburiye amaboko. Niyo mpamvu teraniro ryose tukuramburiye amaboko. Niyo mpamvu tuvuze ngo uruwera. Niyo mpamvu tuvuze ngo urera. Oh, urera Mana, urera. Dufatanyije n'ibizima n'abamarayika kuvuga ngo urera. Uyu mugoroba utwiyereke. Uyu mugoroba tubone mu maso hawe. Haleluya. Hombeka amaso yawe. Aho ngaho wicaye hombeka amaso yawe. Liya mama setele bosi ya mabrigari ya vari. Ihana ibyaha wakoze kuva mu bwana bwawe kugeza n'uyu munsi. Zamura ibiganza ubwira Imana ngo ibi narabikoze. Warasambanye, warikinishije, wagiye mu bapfumu, wakoze byinshi byangwa n'amaso y'Imana, wagiye mu kabari, waratukanye, wavuze Imana nabi, watutse umwuka w'Uwiteka. Ihana ibyaha byawe muri uyu mugoroba. Ubwira Imana ngo mbabarira. Bwira Imana ikubabarire ubusambanyi. Bwira Imana ikubabarire kwikinisha. Bwira Imana ikubabarire kujya mu bapfumu. Bwira Imana ikubabarire inzangano. Bwira Imana ikubabarire amoko mu mutima. Bwira Imana ikubabarire akagambane. Bwira Imana ibyaha wakoze aho abantu batakubonye. Mwuka wera yari kumwe nawe. Bwiza Imana ukuru muri uyu mugoroba. Mbere yuko ngusengera nkaguhanurira, Imana ikeneye kubanza kwihana. Imana ikeneye kubwira Imana ukuri. Yibwiza ukuri. Uyibwire ngo nagiye mu bapfumu. Uyibwire ngo narikinishije. Uyibwire ngo narasambanye. Uyibwire ngo nacitse intege. Uyibwire ngo mbabarira. Uyu mugoroba Yesu akeneye ko wihana, yarangiza akagutabara. Ihana ibyaha byawe. Ihana ubusambanyi bwawe. Mu ijuru hazajya amabera. Muririmbyi yaravuze ngo sinshaka gukeza abami babiri. Nta gukeza abami babiri. Haranira kwambara umwenda wera. Haranira kubwiza Imana ukuri. Bwira Imana ubusambanyi bwawe. Bwira Imana ibyaha wakoze. Ntabwo Yesu yagutabarana n'ubusambanyi. Ntabwo Yesu yagutabarana no kujya mu bapfumu. Ntabwo Yesu yagutabarana no gukora ibyangwa n'amaso ye. Arakomanga ku mutima wawe. Reya mama sete. Bwiza Imana ukuri. Witegereza ko profete banza kukurondora. Amatelefone yose araho muze kuyafunga. Bwiza Imana ukuri ibyaha byawe. Rema materebo. Riya mama teta la sataibor. Rema riagari ya sete ya mashete ya. Bwira Imana ukuri, yibwiza ukuri. Bwira Imana ngo ibi narabikoze. Bwira Imana ngo narasambanye. Bwira Imana ngo nagiye mu bapfumu. Bwiza Imana ukuri. Mu mutima wawe n'ijwi ryawe rituje. Mukobwa bagukorakora mu mabere, wirirwa muri geto z'abasore. Hanyuma warangiza ngo Imana impa umugabo. Ntabwo Imana yaguha umugabo kuko wamaze kuba umugore kera. Bwira Imana ngo ndatsinzwe Imana, ndagukeneye mu maso hawe. Uko wasirimba kose uri umunyabyaha mu ijuru ntibakubona ushimisha abantu, ariko ijuru ntirikuza. Uko navuga
navuga ubutumwa kose, uko nakora ibitangaza kose, ntakiranuka mu ijuru ntabwo baba banzi. Bwizima n'ukuri uyibwire ngo Mana, muri iki gitaramo cy'amasengesho ni wowe nkeneye. Ubwire Imana ngo ni wowe nkeneye. Ubwire Imana ngo ni wowe nkeneye. Witegereza wireba amaso y'abantu. Ngewe profete ntacyo nakumarira, abasumba bari muri iki gitaramo ntacyo bakumarira, ariko Yesu arimo arakomanga ku mutima wawe. Riya mama kata ya mama sata. Mana nyiribihe we, keneye buri muntu wese azamura ijwi rye. Zamura ijwi ryawe usaba Imana imbabazi. Zamura ijwi ryawe usaba Imana imbabazi. Uyu mwanya urumvisha amagambo ya Yesu, urumva ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, urumva ushaka guhindurirwa amateka ukagirana ubusabane bwawe n'Imana watakaje, utera intambwe tugufasha gusenga Imana. Wowe wafata icyemezo ukavuga ngo hari ibyo mvuyemo ndamaramaje, dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Ayo mashyi tuyakomere Imana. Mundebe hano, bariya mubareke kubareba. Ibintu byose twakora mu murimo w'Imana, mu nzu y'Imana, tutabonye bakizwa tuba turi kuruhira ubusa. Twatumeze nk'abari muri buwate. Aba nibo Yesu yatoranyije uyu munsi bagomba gukizwa kugira ngo bakire. Mbega ayo mashyi tuyamwongerere Yesu. Aba ni abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Ndanezerewe. Imana ibahe umugisha. Ntugwane n'umutima, utambuke uze hano. Sabe abashumba bicaye bahaguruke dukikize bano bantu tujye kubasengera Imana. Mama Angelique uraza kutuyobora muri uwo mwanya na mushumba. Utambuke wegere hino. Usange Yesu. Aha. Haleluya. Mbega uyu si umunezero wo kubona abantu bakizwa, bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Mu ijuru barimo barakora igiterane. Turamburire Imana ababoko abantu barenga 30 kugira ngo bakire Yesu. Reka mbabwire, amazina yose ari ku isi, izina rya mbere rifite agaciro no kuvuga ngo Yesu. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo no gukira indwara zose. Mukanya ngiye kuba nsengera indwara zikire, nta rindi zina nifashisha n'izina rya Yesu ryonyine gusa. Abadogiteri bakunanirwa, ariko iyo uvuze izina rya Yesu, kanseri irahunga, diyabete irahunga. Nta kinini tuguhaye, nta kwaritemu twifashishije, nta rindi n'izina rya Yesu. Abashaka kwakira Yesu wanesheje begere hino nabo tubasengera Imana. Karibu musore, kwakira Yesu nta pressure. Reka mbabwire muzamure ibiganza. Niba ari inyungu ya mbere iryoha, ni inyungu yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Niba ari ikintu gifite agaciro no gukorera Imana, abagabo bari hano, abagore bari hano, abasore, urubyiruko, tate, nta kintu kiryoha nko kwakira Yesu. Ntabwo gukurikira Yesu ari igihombo, nta nubwo atera umwaka. Yesu wacu araryoshye. Satani turakwihakanye hamwe n'ibyawe byose. Ubu turi abana b'Imana kandi tuzayoborwa n'Umwuka Wera. Amen. Mwami turagushimye kandi turaguhimbaje. Aka kanya n'akanya keza mu ijuru barimo baravuza impundu. Aba bana bawe barakuziye, baje bahungiye muri wowe, baje birukiye muri wowe, kuko ni wowe mutanga bugingo. Bakureho ibyaha byabo byose, bakureho ibya basekuru n'abasekuruza, bakureho karande zose, maze ubemere bagendere mu bwami bwawe. Uhereye none hamwami w'abami, reka umwuka wawe abayobore, umwuka wawe aze muri bo, umwuka wawe abategeke, kugira ngo databuja wera umusaruro uzabavamo uzawokamamaza izina ryawe. Urakoze mwami wanjye, urakoze Mana ikomeye, urakoze kugize neza. Uri mu ijuru aravuza impundu, n'iteraniro turavuza impundu. Urakoze Yesu, urakoze umusaruro mu izina rya Yesu. Orema sata yaboza tarabos, batorebo sata yamakote yabos, imazura yabos, riba sata yabos, orebo sata yabos, riya sata yamagere. Mu izina rya Yesu turabakura mwami Imana ikomeye aho bari baraheze, turabakura mwami Imana ikomeye aho umwanzi yari yabafungiye, turabakura
ugendane nabo ubakomeze ubashigikire kandi ubarinde imyambi y'umwanzi aho baherereye hose mu izina ryawe Yesu amen. bahindurwe basha mu izina rya Yesu, bahindure basha, bahindure basha Yesu Kristo, bahindure basha, bagendere mu misanzure ryawe, bagendere mu mucyo wawe. Satani wabaregaga abaregesha ibyaha nahunge mu izina rya Yesu. Uhereye ubafashe icyemezo cyo kugendera na Yesu, cyo kugendera mu maraso ye, cyo kugendera mu butware bwe. Nawe uhereye aka kanya basinyanye nawe igihango, reka ujye ubaba imbere, ubayobore muri byose. Amaso yawe ababeho, uburinzi bwawe bubabeho, imbaraga zawe zigumane nabo mu izina rya Yesu. Bajye bakubona uhereye mu gitondo ukageza nimugoroba. Urakoze data, ijambo ryarambwiye ngo mwijuru haba umunezero iyo umunyabyaha umwe yihanye, aba barenze umwe babiri batatu. Rero mwami bashyigikire rigendere muri bo mu izina rya Yesu amen. Imana iguha umugisha, muzamure ibiganza byanyu. Imana irabababariye ntimuzongere. Mwanditswe mu gitabo cy'ubugingo, mugende mwamamaze Yesu aho mutuye. Mukiva hano murahura n'ibigeragezo byabo mwakoranaga ibyaha, bifuza ko mwakongera kubibanamo. Muzabahakanire mubabwire ngo hari Yesu twamenye, twafashe icyemezo. Dukomere Imana amashyi menshi. Mujye kwicara.